reka nkubwire kuri kiri kiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'Amerika ni ku 104.3 FM. Iki ni ikiganiro ejo. Ndakwifuriza ibihe byiza wowe uhisemo kugumisha urushinge rwa radio yawe ku murongo w'104.3 FM ni radiyo ijwi ry'Amerika. Uyu ni umwanya w'ikiganiro ejo, ikiganiro mutegurwa kandi mukakigizweho n'umuryango Ejo, umuryango ukorera i Kigali mu Rwanda ukifashisha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari. Njye basuhuza kandi bahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi, nitwa Jaime Muhawe nayo. Mbere yuko ntangira n'ikiganiro cy'uyu munsi, ndagira ngo mbibutse ko ari ngombwa kwirinda indwara ya coronavirus, dukaraba intoki, tuguma mu ngo zacu, kwirinda gukora ingendo zitari ngombwa, ariko kandi twirinda no gusuhuzanya. Mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kuganira kuki? Mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kuganira ku burenganzira ku mutungo bwite mu by'ubwenge. Turasangamo ibihangano birimo indirimbo, imivugo, ikinamico n'ibindi bitandukanye, aho usanga rimwe na rimwe hari ababikoresha mu nyungu zabo bwite kandi batabisabiye ba nyirabyo uburenganzira. Turaza kurebera hamwe ingaruka zigera kuri ba nyirabyo, ariko kandi tunareba icyakorwa kugira ngo uwo muco ucike. Muri iki kiganiro turaza kumva bamwe mu banyamakuru ndetse n'abacuruzi b'ibihangano twaganiriye batubwira impamvu babikora rimwe na rimwe batabisabye ba nyirabyo uburenganzira. Turaza kandi kumva bamwe mu bahanzi twaganiriye batubwira icyo batekereza ku bakoresha ibihangano byabo batabibahereye uburenganzira, ndetse n'icyo babona cyakorwa kugira ngo ibihangano byabo abe ari bo birushaho kubyarira inyungu. Naho ku musozo w'iki kiganiro turaza kumva umunyamategeko twaganiriye atubwira icyo itegeko riteganya ku bakoresha ibihangano by'abandi batabiherewe na ba nyirabyo uburenganzira. Ndabararikira rero gutanga ibitekerezo muri iki kiganiro mukoresheje ubutumwa bugufi kuri telefone ngendanwa ariyo 0728024232 cyangwa se kuri nimero ya WhatsApp ari 0747581411. Ariko kandi ushobora no kudusanga ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ukatubwira icyo utekereza ku bakoresha ibihangano by'abahanzi batabibahereye uburenganzira. Ibitekerezo byanyu nimukomeze mu byohereze, turaza kugira akanya ko kubisoma. Reka rero mbere ko dukomeza n'ikiganiro cy'uyu munsi, mbanze nakire mugenzi wanjye Ukeza Christera agiye kutugezaho ibitekerezo mamwara tugejejeho mu biganiro byatambutse. Christera, guhaye ikaze. Bahaye ikaze bakunze b'ikiganiriro. Nk'uko bisanzwe buri cyumweru tugezeho ubutumwa mwamwara tugejejeho mu biganiro biba byaratambutse. Ubutumwa bwa none buribanda ku kiganiro cyagarukaga ku buzima bwo mu mutwe, aho twibazaga tutese mubona hakorwa iki ngo umubare w'abantu bafite agahinda gakabije ugabanyuke. Mu gutangira nababwira ko hari ubutumwa twakiriye binyuze ku murongo wa telefone ngendanwa y'ikiganiro ariyo 0785854141 no kuri 0722882823. Reka tubwumve. Nitwa Nshimiyimana Ernest Ndikarongi. Ye nama nagira umuntu ufite nk'agahinda kenshi, namubwira ko ubuzima buba bukomeje akareka ibintu wenda ubuzima bwe bushobora kurangira umunsi cyangwa ejo, kumva yuko ubuzima bwe bukomeje, ahubwo agakora akarushaho gukora cyane kugira ngo yirinde ibintu by'ibibazo mu mutwe, kuko iyo wakoze uba wumva yuko ejo hazaza uzaba ufite icyizere cyo kuzabaho, ariko ntiwiyaho. Ku bwanjye ndumva ikintu gituma abantu bagira agahinda gakabije cyangwa se icyatuma agahinda gakabije kagabanuka ni ukwegerwa n'abandi na bagenzi babo. Niba uzi wenda umuntu ufite icyo kibazo, kubona umuntu ahora yigunze ukamwegera ukamuganiriza, kuko buri muntu ufite agahinda umuntu akamwegera akamuganiriza akageraho abasha kwifungura kumubwira ikibazo afite. Uriya atangiye kwemera kuvuga ikibazo afite akibwira umuntu, njye navuga ko ari nk'umuti aba ari mu nzira yo gukira. Amazina yanjye nitwa Amahoro Angelique, mba i Nyamirambo. Njyewe uburyo mbyumva kugira ngo umubare w'abantu bafite agahinda gakabije ugabanuke, uburyo njye nabyumva ni nko kuba umuntu ashobora kuba ari nka wenyine akumva arababaye, byamurenze nyine agahinda kamurenze, abishoboye yafata akumva nk'indirimbo zituma agahinda gashira, cyangwa akisanisha akajya mu bantu akaganira nabo akumva we kuri we arabohotse.
Dukomeza n'ubutumwa bwa none dusenga umuremyi uri mu karere ka Rulindo yagize ati icyagabanya umubare w'abantu bafite agahinda gakabije ni uko bashyirirwaho abajyanama benshi batandukanye. Bonuri Kanombe wavuga ko iyo umuntu yiyahuye biba byamurenze kuko ku giti cye asanga nta kintu cyatuma yiyahura kereka ikintu cyamurenze. Naho Habimana Seriverien uherereye mu karere ka Rutsiro yagize ati kugira agahinda gakabije ntibisobanuye kwiyahura. Icyiza ni ukwegera abandi bakagufasha kwakira ubuzima no kubwishimira bityo bikagufasha kwigobotora icyagutera kwiyahura. Nawe udukurikiye wagira uruhare mu kiganiro ejo aho wakwifashisha nimero ya telefoni igendanwa ariyo 07228823 cyangwa se kuri 0788758141. Iyi nimero mwayikoresha no kuri WhatsApp. Ndasubiramo 0775858141 cyangwa se kuri 07288823. Mushobora no kwifashisha imbuga nkoranyambaga nka Facebook, Twitter ndetse na Instagram aho mujyashakirwa mukandikamo Ejo Youth Echo. Uramutse wifuje no gukurikira ibiganiro byatambutse ushobora kubisanga kuri YouTube channel ya Ejo Youth Echo. Dukomeza n'ubutumwa bwa none umuhuza Natali uherereye mu Gasyata yagize ati ikintu cyagabanya abantu biyahura ni uko icyambere abantu dukeneye kwiyakira niyo ubuzima butageze nk'uko twabiteganyaga kuko abatari iherezo ry'ubuzima tukumva ko dushoboye kugira irindi tangiriro rishya ndetse bikagendana no kugerageza ibindi. Rero igisubizo ni uko bajya baganirizwa n'ababishinzwe kuko iyo umuntu avuze ibibazo aroroherwa. Kabera Emmanuel uherereye mu karere ka Kicukiro yagize ati hagomba kubaho ubukangurambaga umuntu wiyumvamo kwiyahura akaganirira inshuti ze ikimutera agahinda cyangwa akagana ababishinzwe kwa muganga baganiriza abo bantu. Frederic mu karere ka Ruhango yagize ati umubare w'abashomeri ugabanyutse byagabanya n'agahinda gakabije kuko akenshi iyo umuntu afite ubukene anahangayitse usanga aribyo biganisha ku kwiyahura. Reka ubutumwa bwa none nguhinira aha ariko mukomeze mubwohereze tuzabuheraho ubutaha. Urakoze cyane Christera kuri ubwo butumwa wakusanyije ukanabutugezaho. Nanashimira abakunzi bacu badahema kutwereka ko badukurikiye babinyuza mu bitekerezo badusangiza. Reka dukomeze n'ikiganiro cy'uyu munsi twumva bamwe mu banyamakuru n'abacuruzi bihangano twaganiriye batubwira igituma rimwe na rimwe bakoresha ibyo bihangano by'abahanzi batabibahereye uburenganzira. Reka tubumve. Jyewe ku bwanjye mbona impamvu ari uko n'abahanzi ubwabo baba babigizemo uruhara kenshi ugasanga wenda sohoye nk'indirimbo ariko ntashyizeho amabwiriza icyitonderwa cy'uko iyi ndirimbo nta muntu ugomba kuyikoresha atabanje kumubaza cyangwa se atabihereye uburenganzira. Ugasanga arayisohoye yayishyize hanze umuntu arayibonye hariya arayifashe kuyifata biroroshye arayikoresheje. Impamvu dukoresha ibihangano by'abahanzi abahanzi ubwabo no babigiramo ubushake kuko ahanini kubera ko bamwe bakora umuziki atari business wabakina kuri radio kuri muhanda bakumva ubwabo barishimye kubera ko hari nari kuba kumenyekanisha igihangano cyabo. Rero umukire nk'igihangano aba yumva umuhaye inkunga ikomeye cyane. Urumva rero nkatwe abanyamakuru ntabwo twajya kwirirwa dusaba uburenganzira abahanzi ngo dukine ibihangano byabo. Abahanzi benshi bavuga ko mu by'ukuri tubashyira mu gihombo dukoresha ibihangano byabo tutabyishyuye cyangwa se ibitangazamakuru bitabishyuye, ariko magingo yangaya mpamya ko nta tegeko ririho ribuza uwo munyamakuru kuba yamanura igihangano bashyize kuri YouTube. Kabone ko nabo ubwabo nk'abahanzi baba bakeneye iyo promosiyo, nabo bishyuye iyo promosiyo nk'umuhanzi akavuga ati ngewe nishyuye iyo promosiyo, yashyiraho amategeko ku bihangano bye akavuga ati ngewe hatagira umuntu ukina igihangano cyanjye kubera ko nta kimuhaye. Gikomeye cyane kinabitera muri iki gihe usanga nanone ari abahanzi baba batabanje ngo bemforume abantu bababwire babamenyeshe niba ibihangano byemewe gukoreshwa cyangwa se bitemewe cyangwa se bibujijwe cyangwa se hasabwa iki kugira ngo umuntu akoreshe icyo gihangano cyangwa se akitabaza. Njye ntekereza yuko atari ikosa ry'abanyamakuru kuko ubundi n'abahanzi tunarebye na societe turimo ntabwo igihangano kiragira agaciro ko kuba cyatunga umuhanzi mu buryo wenda wajya kugikoresha yakigura kuko n'umuhanzi ubu ngubu urwego ariho nuko akeneye ahubwo kubitangira ubuntu kugira ngo amenyekane. Ntabwo areba ngo aramamaza mu gihangano cy'umuhanzi ahubwo yamamaza bitewe nuko izina rye rizwi. Nta gitangazamakuru na kimwe cyishyura igihangano cy'umuhanzi, sibyo no mu Rwanda no kuri isi nta gitangazamakuru
numvise kishiye igihangano, nta muhanzi numvise wishyuje igitangazamakuru runaka igihangano, ahubwo au contraire abahanzi bishyura itangazamakuru kugira ngo bakinwe, kugira ngo bamenyekane, kubera ko buriya no kuba umuntu yaza kugura espace yo kwamamaza igikorwa cye kindi yishyura amafaranga radio, yishyura amafaranga televiziyo, yishyura amafaranga website kugira ngo yamamaze cya gikorwa cye. Isoko ni irihe? Ni ya public y'igitangazamakuru. Itangazamakuru rifasha umuhanzi cyane ahubwo kurenza uko umuhanzi agirira akamaro itangazamakuru. Abahanzi rero nibo bafata intambwe ya mbere kutuzanira ibihangano. Amatelefone dufata na yabo baba dusaba kugira ngo ibihangano byabo bibashe kumenyekana. Ubwo rero abenshi nicyo kintu baba bashaka kutubwira kugira ngo ibihangano byabo bibashe kumenyekana. Bamwe muri aba banyamakuru n'abacuruzi b'ibihangano bati ahubwo bakabaye batwishyura kuko tubafasha kumenyekana. Abandi nabo bati niba igihangano gikoze akagishyira kuri tubicano ni ngombwa kugira ngo tugikureho kuko tuba tubyemerewe. Turakomeje n'ikiganiro cy'uyu munsi aho turi kuganira ku ngingo irebana n'uburenganzira ku mutungo bwite mu by'ubwenge, harimo indirimbo, imivugo, amafilime ndetse n'ikinamico, aho usanga rimwe na rimwe hari abakoresha ibyo bihangano batabiherewe uburenganzira na ba nyirabyo. Turi kurebera hamwe ingaruka zigera kuri ba nyirabyo, ariko kandi dushishikariza n'abatwumva kumenya ko ibihangano ari umutungo w'undi muntu nk'uko umuntu yagira isambu, inzu cyangwa imodoka. Ese uduteze amatwi mu kiganiro cy'uyu munsi ubona biterwa n'iki kuba hari abagikoresha ibihangano by'abahanzi batabisabiye ba nyirabyo uburenganzira? Dusangiza igitekerezo cyawe ubinyujije mu butumwa bugufi watwandikira kuri telefone ngendanwa ariyo 0728028232 cyangwa se kuri nimero yacu ya WhatsApp ariyo 0787581411. Wadusanga kandi no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook, Instagram, Twitter ndetse na YouTube channel aho ujyashakishirizwaho ukandika ijambo Jeff Echo maze ukadusigira igitekerezo cyawe. Mizero Crispin kwanga bw'ibyuma na ducurangira indirimbo Imvune z'abahanzi ni ya All Stars. Ndagaruka dukomeza n'ikiganiro mu kanya. Uwavuga imvune z'abahanzi uko bandika bibagoye bibabaye ubatohoze ubutumwa bwabo bandika bibagoye bandika no kumusanze inzu uko iminsi yicuma ngo bahindure isi yabo. Uwavuga imvune z'abahanzi n'agasozi kahatari tuzajya kuminuka twarabonye, nk'inyanja ngari tuzajya komoka twijaguya. Nukuri abenshi bambaye ubusa, ababishoboye baravuga buri wese burya bazibye. Mbanyuraho bisetsa ngo dureje nk'umusitari agenda n'amatsi, ingendo y'undi iravuna sinari kuba nk'abandi mwamenye, nanje ni depori nyirizina tafutaya. On forme un c'est microphone, là où je viens on ignore la peine. Je dors pas dans ces combats, je considère cet art comme l'âme du gladiateur. Je vous parle du lore pour le hip-hop qui ramène les moutons si les rangs perdus. Du jour au nuit fournit des efforts, rien que pour changer ce monde. Voilà, pas question de reculer. What? Vuga imvune yacu mbere hehe ngeze hehe, ko turi bato nubwo hose tuzwi nk'abazehe. Mu gicuku ntituryama twe turara twandika, horo kuri meditation nyinshi zo gupakika, kandi abikirira maze impapuro nkasuzuza, musumba zose nzerekeza ku bashaka kumbuza. Muziki niwo nzunguza, nagize imvune ntabwo nabona ikintu ncuruza. Pepa cyangwa mve mugize, akenshi bituruka kubw'ibyuya byawe ubize. Story y'imvune y'abasani niga ni ndefu, gusa niwaba utavunika ngo uzitwe shefu. Ni byinshi tubona tugahumiriza, ni byinshi twumva tugashinyiriza, inama nziza nzazikurikiza. So black and ugly as ever, however sinzashakira ububogari muri style z'inkumi. On public attraction, icyanjye ni public administration. Therefore mawe icyizere nakongoza, uko turya chati siko turya inoti, nubwo twiswe ngo turakataje twitambitswe na pirataje. Uwavuga imvune z'abahanzi bwacya bukira. Uwavuga imvune z'abahanzi uko bandika bibagoye bibabaye ngo batohoze ubutumwa bwabo bandika bibagoye bandika no kumusanze inzu uko iminsi yicuma ngo bahindure isi yabo. Uwavuga imvune z'abahanzi
aba bahanzi bati uwavuga imvune z'abahanzi uko bandika bibagoye imitima ibabaye ngo batambutse ubutumwa bwabo bagira ngo bahindure isi yabo, ugasanga rimwe na rimwe hari ababikoresha mu nyungu zabo bwite, abarushye bazandika, abarushye bahanga ibyo bihangano ntihagire icyo bibabyarira. Bamwe mu bahanzi nyarwanda bavuga ko batewe intimba no kubona ibihangano byabo bitunze umubare utari muke mu gihe bo ntacyo bibamarira, ibi kandi bigakorwa nta burenganzira batanze. Inkuru irambuye na mugenzi wacu Ishimwe Honore. Aha ni mu nzu zitunganya umuziki mu mujyi wa Kigali i Nyamirambo. Producer cyangwa ushinzwe gutunganya umuziki aravanga amajwi y'umuhanzi n'injyana yakomatanyije akoresheje ibikoresho bigezweho muri porogaramu zabugenewe za mudasobwa, arabikora kugira ngo biryohere amatwi. Nk'uko bibujijwe kuvogera isambu ya mugenzi wawe ndetse ukaba utasanga imodoka cyangwa inzu hariya ngo uyigabize utabiherewe uburenganzira, ni nako bibujijwe gukoresha igihangano mu nyungu zawe bwite nyiracyo atabyemeje. Gusa ibi ntibikuraho ko hari bamwe babikora birengagije nkana cyangwa se batabizi, bityo imvune z'abahanzi zirimo kurara amajoro bandika, hakiyongeraho umubare w'amafaranga atangwa muri studio ntizihabwe agaciro, ku buryo ibihangano byabo ngo bicyugarijwe n'ibyonnyi mu ngeri zitandukanye. Tuyisenge Intore ni umuhanzi nyarwanda umenyerewe mu njyana gakondo. Nyuma yo gukora mu nganzo adusangiza ku mwimerere w'ijwi rye, reka akomerezeho atubwire inzitizi zigikoma mu nkokora iterambere ry'umuhanzi nyarwanda, zirimo no kuba ibihangano byabo bitunga abandi aho kubatunga ari. Nk'iyo kesi ngiye nambayeho aho indirimbo zanjye nazishyize kuri YouTube channel yanjye, ariko bigeze igihe cyo YouTube kunyishyura bambwira ko ibihangano biri kuri channel yanjye atari ibyanjye, kubera ko hari abandi bigaragara ko babishyizeho kandi bakabishyiraho mbere yanjye, ku buryo ngiye nsa nkaho nta burenganzira mbifitiye. Ahubwo ngiye nkaba nasaba abantu bagiye bakora ibintu by'uburiganya nk'ubwo ngubwo bafata ibihangano byacu bakabibyaza umusaruro, kagira icyo baha ba nyiri ibihangano kuko nabo biba bifite icyo bibinjiriza. Uretse Tuyisenge Intore ugaragaza ko gutezwa imbere n'ibihangano bikigoranye kubwo kubyazwa inyungu n'abandi, Amaji the Black nawe ni umuhanzi uririmba injyana ya hip hop, aharitsa kuko baba bashorwa mu gihombo n'umubare munini uryoherwa n'iby'ubuntu. Ari ikintu cyitwa kutishyura kiturimo kandi biratubangamira mu kazi kacu, bagakwiye kudufata natwe bakabifata nk'umwuga kandi dutunze. Ku rundi ruhande ariko ngo hari abakoresha ibihangano mu rwego rwo gufasha umuhanzi kumenyekana, hanyuma agatangira kugerwaho n'inyungu buhoro buhoro. Jimmy Creek ni umwe mu bahanzi uririmba indirimbo zihimbaza Imana, kubwo arabihuza muri ubu buryo. Kuvuga ngo watunzwe nuko wasohoye igihangano kirakundwa, abantu bakagikunda, kigacurangwa ku maradiyo, inyungu bigiramo nuko iyo kimenyekanye wenda utumirwa mu bitaramo. Ubuhanzi si indirimbo gusa, harimo ubugeni, ikinamico, imivugo, amazina y'ubucuruzi, inkuru zishushanyije, abanyarwenya n'abandi. Ibi byose ariko ni ibisaba ko nyir'ubwite aba yabitangiye uburenganzira kugira ngo bikoreshwe mu zindi nyungu z'ababikeneye, dore ko binashimangirwa n'itegeko ryo muri 2009 rirengera umutungo bwite mu by'ubwenge. Ni Ikiganiro ejo, nge ndi Ishimwe Honore. Arakoze cyane Ishimwe Honore ku kiganiro kizageranya n'aba bahanzi, aho bagira bati rimwe na rimwe hari nubwo dukora ibihangano umuntu akagifata akagishyira kuri YouTube channel akakiyitirira, igihe cyo guhembwa cyagera ugasanga niwe yahawe. Ariko abandi nabo bakagira bati rimwe na rimwe hari ubwo gukoresha ibyo bihangano nko ku maradiyo n'ahandi hatandukanye hashobora guhurira abantu benshi bitugirira inyungu kuko bidufasha kumenyekana, bityo tukaba twatumirwa no mu bitaramo bitandukanye. Nkomeje kubashimira cyane mwe mwahisemo gutega amatwi radiyo ijwi rya Amerika ivugira ku murongo w'104.3 FM, aho turi umwanya w'ikiganiro. Uyu munsi rero turi kuganira ku nsanganyamatsiko irebana n'uburenganzira ku mutungo bwite mu by'ubwenge, aho usanga rimwe na rimwe iyo mitungo bwite mu by'ubwenge irimo indirimbo, amafilime, imivugo n'ibindi bitandukanye, hari abayikoresha mu nyungu zabo bwite kandi batasabye ba nyirabyo uburenganzira. Turi kurebera hamwe ingaruka zigera kuri ba nyirabyo, ariko kandi dushishikariza abanyarwanda kumenya ko umutungo bwite mu by'ubwenge, ibyo bihangano bitandukanye, ari umutungo w'umuntu ku giti cye nk'uko indi mitungo nayo iba ari yacu ku giti cyacu. Kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo. Mugenzi wacu Nishimwe Ariete yaganiriye n'umunyamategeko Maurice Munyentwari, amusobanurira icyo mutungo bwite mu by'ubwenge ari cyo, icyo kwandikisha igihangano bimarira umuhanzi, ariko kandi aramubwira icyo amategeko ateganya ku bakoresha ibihangano by'abahanzi batabihereye uburenganzira. Reka tubumve. Turi kumwe na Maurice Munyentwari, ni umunyamategeko. Tugiye kuganira ku burenganzira ku mutungo bwite mu by'ubwenge cyangwa se copyright. Aratangira tubwira ubundi copyright ni iki? Iyo tuvuze copyright mu magambo yoroshye, ni uburenganzira umuntu
agira ku gihangano cye. Nta wundi muntu ugomba kugikoresha atagusabye ubwo burenganzira. Ubwo burenganzira bwe twavuga yuko buba burimo ibintu bitandukanye, nko kwerekana nk'indirimbo mu ruhame, cyangwa se nko kuba wenda bafata nko muri salle ya sinema cyangwa muri nk'ahantu nko kuri televiziyo, ntiwemerewe gucishaho igihangano. Ahanga nivuga indirimbo byumvikanemo n'ibindi bihangano. Ushobora kuba ukora ibihangano byo gushushanya, ushobora kuba ukora iby'ubugeni, ushobora kuba uririmba, nivuga ngo bya bintu by'umwimerere biva muri wowe mu bwenge bwawe ukabihanga, nta muntu wemerewe kubikoresha utamuhaye uburenganzira. Kwandikisha igihangano mu by'ubwenge bifasha iki nyirabyo? Nko kuzi amafaranga yawe utayasiga ku muhanda cyangwa se utayasiga ahantu yandagaye. Na copyright nayo ikintu imariye umuhanzi nuko yayifora akoresha za mbaraga ashyira mu bihangano, imurinda kuba nta wundi muntu waza ngo abyitirire za mbaraga ze aba ariwe zirengera. Irinda ibihangano by'umuhanzi kuvogerwa no kuba byakoreshwa mu bintu bibangamiye inyungu ze. Uyu munsi tugenda twumva ibibazo bitandukanye, runaka yakoresheje ibihangano by'undi atabiherewe uburenganzira. Ni ibihe bihano bihabwa umuntu ukoresha ibihangano by'umuhanzi nta burenganzira hawe? Mu Rwanda rero copyright cyangwa se ubwo burenganzira burengerwa n'itegeko ryo muri 2009. Ubwo rero iryo tegeko ritigomba guteganya n'ibihano. Ese umuntu wabyishe we ahanishwa iki? Cy'amategeko ahana mu ngingo ya 376 niho bavugamo ibirebana n'ibyaha bikorwa ku mutungo bwite mu by'ubwenge. Ngira ngo twasobanuye icyo bivuze umutungo bwite mu by'ubwenge, aho bavuga ko ari uburenganzira bwerekeye ibihangano by'ubuvanganzo, iby'ubugeni, ubumenyi, gukina, kuririmba, ibihangano, uburenganzira bwerekeza phonograph ngo twabyita nka ibiganiro. Umuntu wese utari nyiri uburenganzira ku gihangano kandi utabyemerewe, abigambiriye cyangwa se abitewe n'uburangare bukabije kandi hagamijwe inyungu, ukora ikintu cyose kibangamira uburenganzira bw'umuhanzi cyangwa uburenganzira bushamikiyeho burengerwa n'amategeko, ugurisha, ucuruza, ukodesha, utunga cyangwa uwinjiza ku butaka bw'u Rwanda ibintu by'ibyiganano hagamijwe ubucuruzi, ukoresha nyuma y'igihe izina ry'ubucuruzi ry'undi. Iyo tuvuga copyright hazamo ibyo bya trademark, amazina y'ubucuruzi na za brand. Ibi byose umuntu ubikora ahanishwa kuva ku myaka 2 kugeza ku myaka 5 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda kuva kuri miliyoni 2 kugeza kuri miliyoni 10. Icyo ni igihano gihanishwa umuntu akora ibyaha bitandukanye birimo bya twabonye byo kwigana n'ibindi. Uyu munyamategeko muri Munyentwari aragira ati, nk'uko udashobora gufata imodoka ya mugenzi we iparitse ku muhanda ngo uyijyemo atabiguhereye uburenganzira, ni nako udashobora gukoresha igihangano cy'umuhanzi utabimusabiye uburenganzira ngo ube udakoze icyaha. Muraho, mu gihe isi ihanganye n'icyorezo cya coronavirusi, umuryango Ejo Youth Eco urabibutsa kuguma mu rugo kugira ngo twirinde ikwirakwizwa rya coronavirusi. Karaba intoki kenshi kandi neza ukoresheje amazi meza n'isabune, kandi wubahiriza intera ya metero 1 hagati yawe n'abandi. Turabasaba kandi kwirinda ibihuha bikwirakwizwa hirya no hino, cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga, kuko amakuru yose ajyanye n'icyorezo cya coronavirus atangazwa n'inzego z'ubuzima. Guma mu rugo urokora ubuzima bwawe, ubwabawe n'igihugu muri rusange. Murakoze. Turaganira ku musozo w'ikiganiro cy'uyu munsi, ariko mbere yuko nsohoka muri studio reka manze mbibutse icyo twaganiraga mu kiganiro cy'uyu munsi. Mu kiganiro cy'uyu munsi rero twaganiraga ku burenganzira ku mitungo bwite mu by'ubwenge, aho usanga rimwe na rimwe hari abayikoresha batabiherewe na banyirabyo uburenganzira. Muri iki kiganiro twumvise bamwe mu banyamakuru ndetse n'abacuruzi ibyo bihangano twaganiriye, aho bavuga ko rimwe na rimwe babikora mu nyungu z'abahanzi. Twumvise kandi abahanzi aho bavuga ko ibi ngibi bibatera igihombo gikabije, nyamara byakabibabyarira inyungu. No ku musozo w'iki kiganiro twumvise umunyamategeko muri Munyentwari asobanura ko gukoresha igihangano cy'umuhanzi atabiguhereye uburenganzira ari icyaha gihanwa n'amategeko nk'uko wakiba undi mutungo usanzwe. Mbere yuko rero nsoza ndagira ngo mbibutse ko dukomeza kwirinda icyorezo cya coronavirus, dukaraba intoki, twirinda kuva mu nzu, twirinda gukora ingendo zitari ngombwa, ariko kandi twirinda no gusuhuzanya bya hato na hato. Ndabashimiye cyane ko mwabanye nanjye mu kiganiro cy'uyu munsi. Iki kiganiro cyari gihagarariwe n'Igena Roger Mizero Crispere ku buhanga bw'ibyuma, naho njye bakibagezagaho nitwa Jaime Muhawe nayo. Ndabifuriza ubuzima buzira umuze munegerwa na gahunda za Radio Ijwi ry'Amerika. Ikiganiro ejo naho ubutaha. Ndetse n'andi makimbirane duharanire kwikemurira ibibazo duhura nabyo mu buzima bwa buri munsi.
cyane ko ari twe dufite iya mbere mu kubaka ejo atubereye ejo